Mu kwiyongera kw'imyaka hagenda habaho igabanuka ry'ingufu umubiri wacu ukoramo metabolisme. Metabolisme akaba ari uburyo umubiri wacu ukora mu guhinduramo ibyo turya ingufu zikora ibikorwa byose by'ingenzi birimo gutuma umubiri wacu ukora neza no kugira ingufu zo gukora imirimo ya buri munsi. Ibi biterwa kenshi n'igabanuka ry'imyitozo ngororamubiri tuba dusanzwe dukora, bikanagira ingaruka cyane mu kongera ibiro, aho bigorana cyane kuba wabigabanya. Ese ni ukuva ryari bitangira kugorana kugabanya ibiro? Ni gute se twagerageza gufasha metabolisme yacu gukomeza gukora neza? Muri iki kiganiro turatanga ibisubizo duhereye ku bushakashatsi bwakozwe n'impuguke kuri iki kibazo, tunarebera hamwe uburyo bwiza bwo kurwanya iyi ngorane, tumenye n'uko wagabanya ibiro mu buryo bwiza. Ariko mbere y'uko dutangira, turabashimira mwese abo dukomeje kubana kuri uyu muyoboro, tugashimira cyane abakoze subscribe ku ngufu baduha zo gukomeza kubagezaho ibindi biganiro, tugasaba namwe mutarakora subscribe ko nimuza kunyurwa n'iki kiganiro mutakwibagirwa gukora subscribe no gukanda ku shusho y'inzogera kugira ngo n'ibindi biganiro bizajye bibageraho mu ba mbere. Ntimwibagirwe kandi gukanda like, gukora comment no gukora share kugira ngo musangize abandi iki kiganiro. Murakaza neza abakunzi b'ikiganiro cyacu utuntu tw'ubwenge. Njye mugiye kuganira nitwa Twige. Uyu munsi turaza kuganira ku ngorane zihariye zijyanye no kugabanya ibiro nyuma y'imyaka runaka. Nk'uko ikinyamakuru Santé Magazine kibivuga, nyuma y'imyaka 40 hakunze kubaho kwiyongera kw'ibiro bikagorana cyane kubigabanya bitewe n'impinduka mu mikorere y'umubiri, harimo kugabanuka kw'imisemburo igena metabolisme ndetse no kugabanya imyitozo ngororamubiri dukora. Wakwibaza ngo metabolisme ni iki? Nk'uko twabivuze dutangira, metabolisme ni uburyo bw'imikorere y'umubiri buhinduramo ingufu zubaka umubiri n'izigena ibindi bikorwa by'umubiri, ibi bikava mu biribwa dufata. Metabolisme ikabamo ibice bibiri, aho umubiri ukura mu byo twinjije ingufu zubaka no kongera ibindi bice by'umubiri. Igice cya kabiri ni aho metabolisme ikorwa umubiri ukura ingufu mu binure n'isukari bibitse mu mubiri. Ibi bikaba binafasha cyane mu kugabanya ibiro. Metabolisme ikora neza rero igaragarira mu kigereranyo cyiza cy'ingufu n'amafunguro yinjizwa mu mubiri. Aha bikagaragarira mu buryo umubiri ukora muri rusange, haba mu kubaka umubiri, kuwuha imbaraga no kuwurinda indwara. Icyo gihe haba hinjizwa mu mubiri ibyo kurya n'ibyo kunywa bikenewe gusa, bigatuma imirimo y'igogora dukunze kwita digestion ikorwa neza kandi bitagoranye. Imyaka igira ingufu kuri metabolisme ite? Nyuma y'ikigero cy'imyaka 40 haza kugabanuka kw'iyinjira ry'imisemburo igena metabolisme. Ibi bigatuma umubiri utangira kubika amazi no kubika ibinure ku nda no ku matako. Ibi byaba biterwa n'iki? Ibi biterwa n'uko muri iyo myaka dutangira kunanirwa tukagabanya imyitozo ngororamubiri nko kugenda n'amaguru n'ibindi, ndetse n'umubiri ukagabanya uko wihutisha gukoresha ingufu z'umubiri amafunguro dufata kubera ya misemburo igenga metabolisme iba yagabanutse. Warwanya ute uko kwiyongera kw'ibiro? Warwanya uko kwiyongera kw'ibiro ukomeza gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje ariko ihoraho. Guhozaho imyitozo ngororamubiri muri iyi myaka ni ingenzi, kandi tukibanda ku myitozo ngororamubiri ikorerwa hanze. Warwanya kandi kwiyongera kw'ibiro ukurikiza gahunda yo kurya neza, wirinda umunyu wongewemo, wirinda inyama zikorerwa mu nganda n'izifite ibinure byinshi.
Twagabanya dute ibiro? Mu kugabanya ibiro tugomba kwita kuri gahunda y'ibiribwa, tukagabanya ingano y'ibyo turya, tukanakura mu mafunguro dufata ibiribwa n'ibinyobwa by'isukari, tukabisimbuza imbuto z'umwimerere, ubuki se cyangwa shokora y'umukara. Twafata kandi ibiribwa bibonekamo phytoestrogene nk'ibishyimbo, soya, amashaza, ubunyobwa n'amavuta y'imbuto nka olive. Ni ibihe binyobwa byafasha metabolisme gukora neza? Mu binyobwa, icyayi cy'icyatsi twita thé vert cyangwa green tea kiza mu bya mbere cyane cyane nyuma y'imyaka 40. Ibindi binyobwa bishobora gufasha metabolisme ni nk'icyayi cya hibiscus bita icyayi cy'umutuku, kuko kigira antioxida nyinshi bityo kikabasha kongera ingufu za metabolisme. Icyayi cya tangawizi, gingembre cyangwa se ginger tea nacyo kigira ingaruka mu gukora neza k'ubwonko ndetse no mu gutwika ibinure. Icyayi cya mint cyangwa icyayi cya mante kigira akamaro mu koroshya digestion bityo bigafasha mu kutabika ibinure bikagabanya ibiro. Kunywa amazi ashyushye mu gitondo nabyo bifasha mu gutangira neza kwa metabolisme y'uwo munsi. Amazi y'imbuto nayo ni ingenzi, kuyavanga n'imbuto nk'indimu na orange bifasha mu kongera imbaraga za metabolisme. Imitobe y'umwimerere y'imbuto n'imboga nayo iri mu binyobwa bifite fibre nyinshi bigafasha muri digestion. Ibi binyobwa byose tuvuze bifasha metabolisme, bigatuma umubiri wawe ukora neza, ntubike ibinure n'amasukari. Ni iyihe myitozo myiza kuri iyo myaka? Hano imyitozo ikwiriye ni nko koga, gukora yoga, kugenda n'amaguru no kurambura imitsi. Ibi bikaba bifasha mu kugabanya ibiro. Iyi myitozo ngororamubiri ifite akamaro kanini kuri metabolisme mu buryo bwinshi, nko gukora imyitozo bifasha mu gutwika ibinure bityo metabolisme igakorwa mu buryo bwihuse. Imyitozo ifasha kandi mu kugabanya umunaniro n'amarangamutima, bigatuma umubiri ukora neza mu kongera umusaruro w'imisemburo igena mu metabolisme. Imyitozo nka yoga ifasha mu kugabanya stress, ikagira ingaruka nziza mu mikorere y'umubiri bigatuma metabolisme ikorwa neza. Muri make, imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu gufasha metabolisme gukora neza, ikanafasha mu kugabanya ibiro no mu kubungabunga ubuzima bwiza. Mu gusoza, twizeye ko muri iki kiganiro twungukiye hamwe uburyo bwiza bwo kugabanya ibiro kugira ngo umubiri wacu ukore neza, cyane cyane nyuma y'imyaka 40 aho bigaragara ko bitangira kugorana kubigabanya. Niba hari ibindi mwifuza kumenya, inyunganizi cyangwa ibibazo, mwatwandikira muri comment tugasangira ubumenyi. Mwakoze cyane kubana natwe. Niba iyo nkuru yabanyuze, ntimwibagirwe gukora subscribe ku batarayikora, mwibuke no gukanda ku shusho y'inzogera, like na share mu rwego rwo gusangiza abandi iyi nkuru. Tube hamwe no mu biganiro by'ubutaha. Mugire ibihe byiza.